turabyuka tugafata flash tukajya kuba DJ, abandi bakajya ku rubuga rwa Netflix, abandi bakajya ku mbuga zigiye zitandukanye, bakajya kureba filimi ziriho zigiye zitandukanye. Turazireba tukishimisha, ariko abandi bari kwinjiza akayabo k'amafaranga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe filimi 10 za Serie zarebwe ku rubuga rwa Netflix kuruta izindi zose kandi zinjije amafaranga menshi utagira ingano. Nibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima bw'abastari baba bakinnye filimi uba wakunze, uburyo utanabazi wabasha kumenya ngo ni bantu ki. Tukakugezaho ku bindi biganiro ndetse n'amafilimi y'ubwenge aba yarabayeho. Niba bitakugoye kandi umvira interested ko twajya tubana, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo utajya ucikwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Reka dutangire na filimi ya 10 yarebwe kurusha izindi ku rubuga rwa Netflix. Ku mwanya wa 10 dusanga filimi yitwa Jessica John. Nyuma y'iherezo riteye ubwoba ry'umwuga we w'intwari, Jessica Jones agerageza kubaka ubuzima bwe nk'umushakashatsi wigenga, akemura ibibazo birimo abantu bafite ubushobozi budasanzwe muri New York City. Iyi ni filimi yaje ku mwanya wa 10 muri filimi zarebwe cyane kandi zinjije amafaranga menshi atagira ingano. Ku mwanya wa 9 dusangaho filimi yitwa Sense8. Kala, it's nice to finally meet. Yeah, good to meet you. And I'm Rajan. Hey. Itsinda ry'abantu ku isi bahujwe mu bitekerezo kandi bagomba gushaka uburyo babaho, bahigwa n'abantu babona ko bateje ibibazo muri gahunda y'isi. Iyi film Sense8 yinjije akayabo k'amafaranga menshi kandi yarebwe n'abantu benshi batagira ingano. Cyo cyatumye iza ku mwanya wa 9 muri zino season twaguteguriye. Ku mwanya wa 8 usangaho filimi yitwa David, umunyamategeko w'impumyi ku manywa, Vigilant by Night. Matt Murdock arwanya icyaha cya New York nka Dark Devil. Iyi ni filimi yakunzwe n'abatari bake, yinjije amafaranga menshi kuko yarebwe cyane ku rubuga rwa Netflix. Iyi niyo filimi dusanga ku mwanya wa 8. Reka tukomeze no ku mwanya wa 7. Dusangaho filimi yitwa Narcos. Filimi yiganje kurebera hamwe ibikorwa by'umugizi wa nabi y'umuyobozi w'iyobyabwenge bya Colombia, Pablo Escobar, ndetse n'abandi bami benshi b'iyobyabwenge byibasiye igihugu umwaka wose. Iyi niyo filimi dusanga ku mwanya wa 7 muri season zakunzwe. Ku mwanya wa 6 turasanga filimi yitwa Lucifer. Lucifer Morning Star. I love you. Yahisemo ko afite ibihagije byo kuba umugaragu wa shitani, maze ahitamo kumara igihe runaka ku isi kugira ngo yumve neza ikiremwa muntu. Yibera i Los Angeles, umujyi w'abamarayika. Iyi season ya Lucifer niyo dusanga ku mwanya wa 6 muri filimi zibihe byose kandi zarebwe cyane. Ku mwanya wa 5 dusangaho indi filimi y'ibihe byose yakunzwe n'abantu benshi batagira ingano, Money Heist cyangwa La Casa de Papel. Aho itsinda ry'abajura badasanzwe bibye asaga biliyoni 2.4 by'amayero. Iyi filimi izwimo cyane umugabo nka Professeur wagaragaje ko ashobora guhangana na leta akabatsinda. Iyi ni filimi yakunzwe n'abantu benshi batagira ingano kandi yagiye ihabwa ibihembo byinshi bitandukanye.
Reka twikomeze ku mwanya wa kane. Hari filimi yitwa Black Mirror. Imigani ityaye iteye amakenga, isebanya yerekana tekno parania, indorerwamo y'umweru. Black Mirror ni indi filimi yinjije amafaranga menshi atagira ingano ku rubuga rwa Netflix, yakunzwe n'abantu benshi batagira ingano. Umwanya wa gatatu dusanga filimi yitwa Orange is the New Black. Hamwe n'icyaha kimaze imyaka 10 cyo gutwara ibiyobyabwenge. Ubusanzwe Piper Chapman wubahirizaga amategeko yakatiwe amezi 18 afunzwe, kandi ahita amenya ukuri kw'igihe cyo gufungwa ubuzima bwe bwose, hamwe n'icyaha kimaze imyaka 10 cyo gutwara ibiyobyabwenge. Ubusanzwe Piper Chapman ni umuntu wubahirizaga amategeko, yakatiwe amezi 18 afunzwe, kandi ahita amenya ukuri ko igifungo cye ari icy'ubuzima bwe. Iyi ni filimi yakunzwe n'abantu benshi batagira ingano, kandi yinjije amafaranga menshi ku rubuga rwa Netflix. Reka dukomeze n'umwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri usanga filimi yitwa Reason Why. You want to show me the moon? Akurikira umwangavu Clay Johnson mu gushakisha kumenya inkuru nyuma y'umukunzi we biganaga Hannah. Iyi filimi Reason Why ni filimi yakunzwe n'abantu benshi batagira ingano, kandi yinjije amafaranga menshi kuri runo rubuga rwa Netflix. Ku mwanya wa mbere hari filimi yitwa Stranger Things. It was a 7. The roll, it was a 7. The Demogorgon, it got me. Yeah, well, you're talking to the lights. The rest of us are having a funeral. Mu myaka y'igihumbi 1980, Indiana itsinda ry'inshuti zikiri nto zibona imbaraga z'indengakamere, imbaraga zidasanzwe, ndetse bakoraga ibikorwa bya leta rwihishwa. Iyi film Stranger Things niza ku mwanya wa mbere wa filimi zarebwe kandi zinjije amafaranga menshi atagira ingano, kandi kaza muri filimi zibihe byose. Amagara Gustave. Niba ntacyo bigutwaye, reba nanditse subscribe ukandeho, ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana ku biganiro tukugezeho umunsi ku wundi. Ciao ciao.